ikaze mwese ndabashuhuje. Turi ku cyumweru cya mbere cya nyuma ya Pasika, tugiye kumara iminsi twiga amagambo ajyanye n'ibyo Yesu yakoraga amaze kuzuka. Njya mbibabwira hano, buriya nushaka kumenya ko Yesu ari Imana, ntuzarebe ibitangaza yakoze, oya, ahubwo uzarebe ibintu yashoboraga gukora yibujije gukora. Iyi mikrofone ariko menyamo yongereyemo ndumva itangiye kuzana za eko. Murabizi buriya njya ntekereza nkavuga ariko iyaba ari jyewe wazutse, nkaba napfuye abantu babigambiriye bakamfata bakankubita nkapfa, hanyuma ku munsi wa gatatu nkazuka, ndabarahiya nari gukora amahano. Kuko burya muri kamere y'umuntu, iyo abantu baguhemukiye, ikintu cya mbere wifuza kubakorera ni ukubakora ku matama, ukabwira ngo mwiruhirizaga iki. Hari umwana nigeze kubona muri telefone yari yaranditse ngo Mana uzagirire neza abanzi banjye bazarame, kugira ngo bazambone wangiriye neza. Urumva iryo sengesho ritari ryiza? Ashwe, iryo ni isengesho rya kimuntu, kuvuga ngo Mana aba banzi banjye uzabahe kurama, numara kungirira neza bajye bamura ngenda nemye, mbabwira ngo karese ubundi mwiruhirizaga iki. Ariko Yesu we ntabwo ariko yabigenje. Amaze kuzuka, Bibiliya iratubwira ngo yarabanje arazamuka ajya mu ijuru. Yabwiye ba bagore bamubonye amaze kuzuka, arabwira ngo ntimunyegere, ntimunkoreho sindarangiza akazi, ngomba kubanza nkazamuka nkajya mu ijuru, nkinjira hera cyane, nkageza aya maraso nkabona kugaruka. Ariko ntabwo byari bigoye, kubera ko icyo gihe no kujya mu ijuru no kugaruka yashoboraga kubikora mu isogonda, akaba yikangije akaba aragarutse, kubera yuko niwe yarashoboraga guca mu nkuta. Niyo mpamvu uriya mbona rwose hari ibintu mba narakoze iyo mbawe, mba naraciye mu rukuta rwo kwa Kayafa nkabanza nkajya kumusuhuza, kandi nkajya yari nijoro bicaye bari ku meza, agenda Kayafa yajya kubona inzugi zikinze n'abazamu bari hanze, akabona nicaye ku meza naho kwa Kayafa muraho. Se ni Kayafa, gerageza uzunkoreho wumve ndi muzima, ntabwo ndi umuzimu. Narangiza nkabura. Iryo joro Kayafa yari gupfa yishwe n'umutima. Uzi ko n'umuntu wahemukiye, uzi yuko yapfuye ukabona yazamutse. Burya hari ibintu abantu batajya batekerezaho. Muzatekereze mwumve ukuntu Hamani yari ameze. Yagiye ahagarara mu irembo ry'umwami, agiye gusaba agahanga ka Moridekayi n'abayuda bose. Hanyuma umwami aravuga ati ariko ninde uhagaze aho mu mbuga? Bati ni Hamani. Ati sasa yewe basigaye bampamagara batantunze n'inkoni. Araza ahagarara imbere umwami aramubwira ati umuntu umwami ashatse kubaha ari nkawe wamukorera iki? Ati se hari undi muntu umwami ashobora kubaha nkanjye? Ati yewe nashaka ikanzu imwe muzi umwami ajya yambara ku minsi mikuru nkayimwambika, narangiza nkafata ifarasi umwami ajya agendaho nkayimushyiraho, narangiza ngashaka umuntu w'icyubahiro usumba abandi akamutembereza umurwa, avuga ngo dore uko umwami azajya yubaha abashatse kubahisha. Arambwira ati sawa tu, genda ibyo ngibyo uvuze ubikorere Moridekayi. Umva, Hamani agomba kuba iyo ubutaka buba bushobora kumira umuntu, abavuze mbabarira ubutaka bwasame bumire, kuko ibi bintu sindi bubyihanganire. Rero mutekereze nka Yesu yazutse bakamutembereza umurwa, akajya kwa Kayafa akamubwira ati Kayafa nazutse. Kayafa yari gupfa tu. Njya mbibabwira hano, yaba ari jyewe wazutse, hari ibintu byinshi biba byarahindutse. Kubanza nkajya kwa Pilato, urumva rero Pilato we ntacyo dupfa, n'ubundi wowe wari wabibonye ko ndi inzira karengane, ariko ndagira ngo uzaba umugabo wo guhamya. Andika nkicaye hano, banza unkore mu ntoki, ariko dore na za nkovu z'imisumari ziracyari, wandikire Kayisari shobuja ngo hari umugabo hano twaramubambye ku manywa y'ihanga abantu bose bareba, ariko yambwiye ko wari umwami w'ubundi bwami butari ubwa hano.
ariko namwiboneye yarazutse ariho. None arambwiye ngo ninandike ngo abigishwa baho bazajya hose mujye mubaha ibyangombwa mutabaruhije. Narangiza nkabura. Ndakubwiza ukuri, Pilato iyo baruwa yari kuyandika akavuga ati uyu mugabo ushobora guca mu rukuta agaca ku basirikare bandinda akansanga mu nzu, nintayandika araza ninjora niki. Byari koroshya ubuzima. None umunsi wawe bakibigenderaho, ariko ntiyabikoze. Kuko buriya Yesu icyari cyamuzanye ntabwo ari ukwimpressiona abantu, ntabwo ari ukwereka ko akomeye. Ikosa tujya dukora twe dushaka kwereka abantu ko tufite tubasha, dushaka kwereka abantu. Uzarebe umuntu abo tujya bitwita inkirabuheri, umuntu wahoze ari umukene iyo akize ikintu cya mbere akora iyo nyuze iwawe mu cyaro ni ugutumura ivumbi ryinshi. Bakabaza ariko uriya ninde uciyeho, ngo ni Rutayisire Antoine. Asigaye igenda mu modoka, abone bose bagasigara nyine bumiwe. Ko nyine uburi inkirabuheri ugomba kwereka abantu yuko wavuyeyo. Ariko Yesu we yarapfuye ajya kuzimu, ku munsi wa gatatu arazuka, ntiyagira n'uwo yereka abigishwa be gusa ko hari umurimo wari waramuzanye wo kuducungura. Haleluya. Amaze no kuzuka, ibyo nivyo yashyizemo imbaraga, gufasha abigishwa be kumva uwo ari we kugira ngo bajye bamuvuga neza. Aho ibyo byo kujya kwereka abantu ko yazutse yaravuga ati n'ubundi nimbibereka ntacyo biri bubahindureho uretse kubatera ubwoba. Bari nacyo nkundira Yesu, ntabwo Yesu ajya dutera ubwoba. Njya numva abantu babwiriza ubutumwa ngo niba utihannye ngo Imana irahekenya amenyo, ngo Imana irarakaye, ngo iraje bakubite. Ibahora iki? Kudakizwa igihombo ni cyawe. Nta mpamvu yuko Imana iza kugukubita, ntacyo yigomba. Hari n'abantu kubwira ngo nudatanga ibya 10 n'amaturo ngo Imana izahombya business zawe. Mu Bushinwa bigeze gutoteza abakristo basenga n'insengero barazisenya na Bibiliya barazitwika. Ntabwo byabuje ekonomi y'Ubushinwa kuzamuka, kuko Imana ntiba muri gahunda yo guhemukira abantu. Kuko iyo udafite Imana igihombo ni cyawe, igihombo si cyayo. Nibyo nimushaka muzabyemere. Hari abantu bibwira ngo mugomba kumpenda nkakizwe nk'uyendahendera iki. Iyo uri mu byaha ni wowe ubura amahoro. Iyo ugasinda ni wowe ugonga imodoka yawe iyo uyifite. Iyo ntayo ufite ni wowe uhombye urugo rwawe. Nta nyungu n'imwe Imana ifite mu gakiza kawe uretse kwidukunda. Hari rero mbona abantu bameze nk'abari favor barimo guha Imana kwira ibintu by'Imana ngo jewe mbo ntacyo bimbwiye. Sawa, ikabwira utari ko ubwo wibwira ko mpima. Kera nari nzi kwiruka, none nakoze amafuti kandi nagiraga menshi. Mama yajya kunkubita nkamusika, kambwira ati ngaho wirukanka, ati gashyigiraza gushyigure urizana. Bivuga iki? Bivuga ngo mama ntabwo yarankeneye nkuko nari mukeneye. Umugoroba warageraga nkabundabunda nkagarara mu nkike y'urugo, ariko nawe urukundo rwamufata. Ariko umwana wanjye noneho yagiye hehe, none inzoka zamurira mu bisama, mama ndi hano, ubwo zikaba zirambonye. Gashyirika gushyigura, kuko wari ukeneye gutaha mu rugo nigewe, ntabwo ari we mu rugo yabaga ariyo. N'Imana ntabwo igukeneye cyane. Isi yaremye n'ingari n'abayiramya ni benshi, ufitemo inyungu ni wowe. Amina. Uyu munsi rero turiga Yesu umutambyi wacu ushobora kutwumva. Haleluya. Umutambyi ushobora kutwumva. Kuko buriya nasabye ngo basomere igice cyo mu isezerano rya kera, nsanga batanze ikitari cyo natanze giye bari kugwa icyange, turagisoma turagenda tukigaho. Ndagira ngo mubumbure Bibiliya zanyu turebe ikintu cyitwa umutambyi. Umutambyi wambaye neza. Haleluya. Umutambyi wambaye neza. Ubu rero buri imyambaro y'umutambyi mu isezerano rya kera ni ikwereka neza icyo umutambyi yagombaga kuba cyo. Jewe njya mbibwira abantu ubutumwa bwa mbere numvise umunsi wa mbere nagiye mu rusengero. Ubutumwa bwa mbere nabubwiwe n'ibintu bitatu kandi bundi navuga ngo bidafite icyo bivuze. Icya mbere cyambwirije ubutumwa n'urusengero. Urumva muri 66 nibwo bwa mbere nagiye mu rusengero. Bamwe ba mama wanyu bari batararongorwa cyangwa bari bataranavuka, ndetse bamwe
ndavuga bamwe ariko 66 mfite imyaka 8 nibwo bwa mbere nagiye mu kiliziya. Noneho hari kuri Noheli, urumva umwana wo mu cyaro cyo muri 66 amazu menshi yari ibyatsi, uretse ko twebwe twavukiye muri peza na Rudahigwa twari dufite amazu y'amabati ariko ntitwayawagamo. Kwaruga ngo amazu y'amabati ngo arasakuza, kandi murabiza amazu y'amabati nyine nijoro avuga ngo arasakuza koko, kandi ku manywa akica amata kandi agashyuha. Twebwe twari dufite amazu y'amabati twubakiwe na Rudahigwa, cyangwa twubatse dufashijwe na Rudahigwa ko ntabwo yatwubakiraga ariko yadufashaga kuyubaka. Hanyuma tukibera mu nzu z'ibyatsi z'ibigonyi, aho utereka amata nyine akamera nk'ari avuye muri frigo fresh. Ariko ibindi byaro byose zari za nyakatsi. Tekereza rero umwana wakuriye aho hantu, aho tuzari dutoya, akajya ku kiliziya akabona kiliziya imeze nk'iriya kuri Sainte Famille abajya bagera hari. Urubona kiliziya nk'iriya kuri Sainte Famille, iyo wacu Kiziguro ni iriya type, cyangwa Rwamagana n'izindi zimeze nk'uko nguko, za kiliziya ndende zikabakaba mu bicu, zubatse n'amatafari afite inkuta zingana gutya. Ndagenda ndahagarara, burya Imana ifite inzingana gutya, iyi Imana irakomeye tu. Nimba mukuru nzakorera iyi Imana kandi nzaba padiri. Kuko numvaga padiri, najyaga mbona abapadiri bagenda bambaye amakanzu y'ibitare n'ibishapure binini cyane bya rozari. Habwa kabisa bari abantu ugomba kuba ari intungane z'Imana ziri on the way to heaven, ziri zigana mu ijuru tu, cyangwa zamaze gukandagirayo. Hanyuma tukinjira mu rusengero, icyo si icyambere kimbwirije ubutumwa. Tukinjira mu kiliziya harimo statue nini ya Bikira Mariya ndende ya bleu nziza koko. Umwana rero utarigeze akinisha n'igipupe, kubona statue ingana gutya iruta umuntu. Rero sasa uyu niwe Bikira Mariya. Kamwe munigaga nanigeze mu 3 muri primaire, uyu ni Bikira Mariya nari muzi. Uyu mugore tu umva nkazajya mu ijuru nkamubonesha amaso, noneho ari muzima nkamukoraho. Rero ubwo birafashe, ngiye mu nzira ijya mu ijuru. Igihe rero nyihugiye kureba ijuru ya Bikira Mariya, nkariya mu nguni haturuka padiri yambaye amakanzu. Rero amakanzu rero kwa padiri agira amabara meza kuruta yacu, nimushaka mu byemere ko bagira ya yindi barenzaho hejuru ibifiteho amabara atandukanye. Ndamuwa na padiri yinjira, none ubwari ubwa mbere mbona umuntu wambaye gutyo, ariko afite ikintu mu ntoki, cya kindi bita icyotero kimwe gitumura umwotsi. Imbere ye hari utwana dufite inzogera, barakubita akayogera, padiri agatera intambwe ati ti 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 ti. Ndavuga ni kiriya kintu nintakizunguza nambara iriya myenda nzaba mpombye bihere. Cyemezo ndagifasha. So ubutumwa bwa mbere nabubwirijwe n'imyambaro y'umutambyi. Amen. Rero ibi bintu tugiye kwiga muri iriya myambaro, niyo nambaye ikanzu yanjye numva nyine harimo akantu. Buriya numva ndi pastor, iyo nambaye ikanzu mba numva ndemereye nyine, inzozi zanjye zarasohoje. Kuko igihe natahanye ikintu, ikanzu ya padiri, icyotero n'umugisha. Ye padiri yatemye umugisha, arawumanura arawutambika. Ndavuga nibambe nipfa ntatemye umugisha. Najyaga mpamagarara hejuru y'umugina nkahinka umugisha, ntahagarara nkareba inka ziri hasi nkaziha umugisha, nkavuga numva ndawuyihinga kuko nizo mfite ubu. Ibi nshobora kubabwira mukumva ari urwenya, ariko reka nze mbibinjizemo mu byumve. Iyo batubwiye ngo Yesu ni umutambyi wacu mukuru, ikintu cya mbere umutambyi wabonaga, iyo wahuraga n'umutambyi wabonaga ibyo yabaga yambaye. Ariko ibyo yabaga yambaye byashushanyaga icyo yagombaga kuba cyo mo imbere. Haleluya. Ndagira ngo mufate Kuva igice cya 28 turebe umutambyi wambaye neza, tuze kubihuza na Yesu. Burya ikintu cya mbere ubona ku muntu iyo muhuye, ubona umutwe we. Siko bimeze? Noneho Bibiliya tubwira ngo imyambaro y'umutambyi, ngo umutambyi yagombaga kwambara igitambaro cy'igitare mu mutwe, kimeze nka biriya basinga bambara baragifungaga mu mutwe, ariko mu gahanga bakandikaho bagashyiraho agakamba gakoze mu isahabu kanditswemo ngo uyu muntu yerejwe Uwiteka.
amina. Uyu muntu yerejwe Uwiteka, mu cyongereza aravuga ngo ni sanctified to the Lord, bivuga ngo uyu muntu nta bindi yivangamo, yerejwe Uwiteka, ni umukozi w'Imana utavangavanga, yerejwe Uwiteka. Umutambyi mukuru buriya yari afite amategeko amugenga, yamubuzaga kwivanga mu bintu by'abucafu byose, yamubuzaga kujya mu matiku, akamubuza kujya mu bintu by'ibyaha, akavuga ngo uyu muntu yerejwe Uwiteka, umutima we uhora ku Mana, umutima we uhora mu by'Imana. Iki rero nimurebe muri icyo gice cya 28 ku murongo wa 36, kandi uzacura igisate mu izahabu nziza, maze nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso ucyandikisheho gukeba aya magambo ngo yerejwe Uwiteka. Iyo wahuraga n'umutambyi barakubwira ngo uyu muntu ni reserved. Mujya mubona za parking, ujyamo wenda nk'ahantu muri parking ugasangamo ngo parking reserve au ministre, ni ukuvuga ngo nta wundi muntu ushobora gushyira imodoka ye aha hantu uretse wenda afite nivo ya ministre cyangwa musumba, kuko hano ni reserve. Hari abantu berejwe Uwiteka, kandi Bibiliya tubwira ngo twebwe Imana yaduhinduye abatambyi b'ubwami, ubwoko bwera. Natwe twagombye kugenda tuvuga ngo ubwo mundeba generejwe Uwiteka, ntabwo njya mu bucafu, ntabwo njya mu byaha, ntabwo njya mu bintu Imana yanga, nerejwe Uwiteka. Amen. Ariko noneho waba wambara no makanzu, ariko umva bagenzi banjye, Imana buriya mujye mushima Yesu witanze ku bwacu. Hari ibintu twigeze kuganira na madamu, arambwira ati kuki Imana itagikubita abantu muri ino myaka? Ndabibwira nti nuko idukunda tuba twarashize, cyane cyane twe twambara amakanzu. Iyi kanzu urumva umutambyi yashyiragamo ikanzu ye akambara mu gahanga ngo yerejwe Uwiteka, Imana ikamubona yivangavanze mu bindi bitajyanye no kwivuga, yapfiragaho. Muri buka mugabo witwa Nadabu na Abihu bene Aroni, ngo baraje baza negligent, baza nyine uko bishakiye, ngo baraza bayora imiriro, sinzi iyo bari bayivanye, bayikubita ku byotero byabatangiye kuzunguza. Imana baravuga toya, ibyanjye ntibivangwa, dead, kubita abantu barapfa. Ntikidukubita kubera ko Yesu yicaye iburyo bwayo, ijya gukubita akayibwira toya, banza urebe narabakubitiwe imbabazi, turi mu mwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Naho ubundi tuba twarashize, cyane cyane twe duhagarara aha ngaha. Abambere bari gupfa n'abaririmbyi, baza ari benshi ari ikivunge, bakaza uko baraye uko babyutse, nta no ku mwarashize, cyangwa twari kubabanziriza mukaza mudukurikiye. Uzi ko umutambyi yajyaga kwinjira hera cyane mo imbere, bakamuzirika imigozi ku maguru akinjiramo, yabaga afite n'utuntu twiyogera hano ku ikanzu, akajya agenda tuvuza kugira ngo bamenye ko akiri muzima. Iyo bumvaga twacecetse barakururaga aho gati ntumbi yaguye tu, yamukubise, Imana yamurangije. Ntabwo wapfaga kujya imbere y'Imana uko ushaka. None abantu basigaye baza, warayasambana, warayasinze, warayagira gute, abaraye mu matiko, abaraye mu nzangano, bakaza kambara ikanzu ati nerejwe Uwiteka. Amakanzu y'abatambyi yose yabagombaga kuba ari igitare. Muze kubyisomera iriya chapitre ya 28 yose, bambaraga imyambaro y'ibitare, n'amakabutura bambaraga imbere yagombaga kuba ari ibitare byiza bimeshe, kuko n'Imana ireba ikareba n'iby'imbere. Kuko Imana ikontorora n'amakariso, kuko Imana iravuga ngo nimuzagaragaza ubwambure bwanyu imbere yanjye. Ni Imana yera. Umutambyi yagombaga kuba yambaye imyenda ishushanya yuko yerejwe Uwiteka, ariko nawe arera mu migendere ye. Twe turi abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ariko bigendera uko bashatse. Haro wakwisuzuma ariko ukireba. Yewe buriya uyu murimo dukora wa gipastori wo ndawubaha cyane, unantera n'ubwoba. Kera nkitangira kuba pastori, banshinze katedrali mu Biryogo nari Saudine, niho natangiriye.
ariko ubundi ntangira gukora umurimo wo kuyobora paruwase natangiriye Kabuga, ariko icyo gihe nari gira umurayiki, mbaye dikoni njya kuri katedrali, mbaye sabudini, mashinzi bizi kuri katedrali. Noneho umugoroba umwe nagiraga umuco wo kurara ku rusengero, nkasengera abakristo, nkazengura urusengero nsengera buri ntebe. Hanyuma ijoro rimwe hari saa 9 nirariraga kuri alitari, ni nayirayeho inshuro nyinshi nyiri pastori wanyu. Noneho ndeba mu rusengero rurimo ubusa, nibuka ko ku cyumweru buri ntebe bayicayeho umuntu, bitangira ubwoba. Ntabwo ndigera igira ubwoba nk'ubwo nagize uwo munsi, kuko nibutse yuko najyaga ndagira inka, ni inka imwe yaraburaga tukarara ijoro tuyishaka. Yabarise Mana ko noneho nsigaye ndagiye abantu bakaba bizimiza bakicyura, niyo mbabwiye bakaba badashaka kubyumva. Mbwira Yesu, numva rero Yesu, aba bantu niwe wabapfiriye, ntuzabambaza. Icyo akora ibyo uzajya umbwira nzabibabwira, nzabasengera, nzabigisha, ariko ntuzambaza ubugingo bwabo, kuko urabazi nawe, nibo bakubambye. Nta gihe icyo nzakora, nzabigisha, nzabakunda. Ariko inka zo naraziragiraga, nanahamagara zikankurikira. None abo bantu ndababwira ntibumve, ntuzabambaza. Arambwira ati muri byo sinot your business, wowe ujye ukora ibyo mubwiye kubakorera, ibindi ubimparire. Umwaka w'imbabazi z'Uwiteka niwo utuma twuma muri uyu murimo, ubundi nge mba narabivuyemo. Bakazabambaza, murabona uko mungana. Ubu umuntu yabaragira akabashobora, akamenya aho waraye, akamenya aho wiriwe, akamenya aho waburiye, ariho nawe ujya gukurikirana bakagukwepa. Niba n'inka zo nta bwenge zagiraga zo kwihisha, ari mwebwe turagiye muranakwepa mukanihisha, wabaza umuntu utari kumeza utatimeze neza kandi ubizi neza ko hari bitarimo kugenda. Urugo rurimo rurashya, wahamagara umugore uti se ko ari ibintu numva umwuka mbwira, uti bite mu rugo? Ati mu rugo iwacu, ati mambo sawa sawa, turashima Yesu. Sawa, mukomeze mushime. Nyarwanda muzi gushinjagira mushira, hanyuma umuntu yababwira ibibagirira umumaro mukanga gutega amatwi. Tekereza kuragira abantu nk'abo Imana ikazabakubaza, yarakoze ko itazabatubaza, cyakora izatubaza ibyo twakoze. Uyu muri murakomeye, kwambara ikanzu y'igitare. Mane yawe ati iriya kanzu ifite ikishushanya, urumva nduru, iyi kanzu ifite ikishushanya umutambyi usumba abandi. Uwo niwe Yesu yaje kutwereka. Haleluya. Reka twikomereze ku myambaro y'umutambyi. Tumaze kureba ku mutwe yamba n'imyenda y'ibitare. None Bibiliya ikatubwira ngo murebe ku murongo, reka mpere hasi, murebe ku murongo w'9. Batubwira ngo uyu mutambyi ngo bazamukorere azenda amabuye abiri yitwa shohamu, uyandikisheho gukeba amazina y'abana ba Isirayeli. Hanyuma ku murongo wa 12 kuri ya mishumi ya efodi yo ku ntugu, abera b'Isirayeli amabuye yo kwibukwa, Arona ajye yambara amazina y'abana ba Isirayeli ku ntugu ze zombi, ayajyana imbere y'Uwiteka kuba urwibutso. Umutambyi mujya mubona abasirikare bakuru amaranka yabo ajya hano ku ntugu, sivyo cyangwa nabicuritse? Ishaka kumenya ranka y'umusirikare cyangwa y'umupolisi ureba ku rutugu. Burya rero ranka y'umutambyi yabaga iri ku rutugu. Imana ikamubwira ngo ku ruhande rumwe muzashyireho amazina 6 y'ubwoko bwa Isirayeli, ku rundi ruhande mushyireho andi mazina 6 y'ubwoko bwa Isirayeli. Noneho umutambyi naturuka imbere yawe, nazi imbere yanjye, ajya agaragara yikoreye ibibazo, atwaye ku rutugu ibibazo by'ubwoko bwe, azi imbere yanjye azanye ibibazo ku rutugu. Ranka z'umutambyi, agaciro k'umutambyi, agahabwa n'ibibazo by'ubwoko bwe yikorera. Haleluya. Muraza kubona aho bihurira na Yesu. Uyu mutambyi yashushanyaga Yesu, ariko Imana ikavuga ngo umutambyi nyamutambyi ajya azi imbere yanjye yikoreye ku ntugu ze ibibazo by'ubwoko bwe, afite amazina yabo ku ntugu. Haleluya.
ariko muri no minsi dufite abitwa abatambyi abapastori sinzi n'uwababwiye ko turi abatambyi nako namwe muri bo ngiba hano hejuru biro yanjye yabaga hariya ku batabizi kuko harimo bamwe wenda batananze ndi hano ndi senior pastor baje vuba biro yanjye yabaga hariya hejuru n'ubu niho yakaregesiwe hari hameze nko kwa muganga wasangaga abantu batonze umurongo muri koridoro bategereje pastori umwe avamo hajya mundi umwe avamo hajya mundi niyo mpamvu mbona ubu nabyibushye icyo gihe ntabwo nabonaga umwanya wo kurya nazaga hano mu gitondo nkataha nimugoroba no kurya ntabiboneye umwanya nikoreye ibibazo by'abantu nabishyize ku rutugu kuko buriya mu maso y'Imana icyubahiro cy'umutambyi kiva mu gihe amara yikoreye ibibazo by'abashinzwe niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ushaka kuba uwa mbere muri mwebwe ajye aba umugaragu wanyu najyaga mbaza abakristo bamwe batari aba hano kuko nawe mu yandi matorero n'ubudaheri njya mbona hari igihe njya nza hano nkatira office hano hejuru noneho kuko iyo hirya ni ya senior pastor bakantiza boardroom bitatu byakane by'abantu nakira hano ntabwo ari abakristo baha nawe mu yandi matorero nkomaze kuki mutajye kureba pastori wanyu ngo ntibaboneka hari nabo najyaga ntera urwenya nkabwo nise pastori wawe uzajya umushyira ibya 10 je unzanira ibibazo ariko nageraho ngaho nkibuka yuko ku rutugu hajyagaho amazina y'ubwoko bw'Imana ukabatwara ku rutugu n'ibibazo byabo ukabaheka ku rutugu kuko burya agaciro k'umutambyi kava muri icyo kintu cyitwa responsibility ibyo wamaze igituma Yesu tumwubaha ubundi Yesu ntacyo dupfana jewe igituma Yesu mwubaha nkamukunda nuko yishyizeho intimba zanjye akishyiraho ibyaha byanjye akishyiraho ubumuga bwanjye akabitwara ku rutugu akagenda akabikubitirwa wa musaraba bamuhaye akagenda awukurura ku rutugu ni ibyaha byanjye yaratwayeho arangije aravuga ati kandi n'ubundi mubimenyere mujye munyikoreza imitwaro yanyu abandi bayobozi batwikoreza imitwaro yabo iyo ugendanye na chef afite igikapu arakigusunikira cyangwa ukibwiriza ukakimwambura kandi nawe utwaye n'icyawe kuko chef ntagomba gutwara ibikapu ari hamwe n'uwayobora ariko Yesu akabwira atoya ahubwo ibikapu byanyu mubizane nge mbibatwaza kuko ndi umwami wanyu ni umwami wagizwe umwami nuko yashyize ibibazo byacu ku rutugu rwe haleluya umutambyi utwikorerera imitwaro hari ibintu by'urwenya abanyarwanda bajyaga bavuga ariko bashaka gusebya buriya inzenya zose nigeze kuganira n'umusaza witwa Mpyisi hari ibintu bari bamuvuzeho ndababwira nago muze ibintu biriyo bintu kuko warabivuze arambwira ati je yari inshuti yanjye cyane arambwira ati je ati kera rero abanyarwanda bashakaga gukora urwenya barushyiraga kubatwa ati ubu nige mutwe usigaye tubushaka kubeshya ikintu cyose aravuga ngo Mpyisi yaravuze nuko ansobanura ibyo yari yavuze bari bagoretse bitari byo abanyarwanda baravuga ngo mutware w'abatwa ngo niwe batwaza impamvu navuze nayo ko uyu mutware w'abatwa agomba kuba yari mwiza umutware w'abatwa batwaza impamba ntagomba kuba yarasaga na Yesu kuko Yesu we adutwaza imitwaro yacu atwikorera ibikapu haleluya ngo ajya agenda yambaye amazina y'ubwoko bwe ku ntugu so iriya myambaro y'abatambyi bashyiraga amazina y'ubwoko bwa Isirayeli ku rutugu rumwe 6 ku rundi rutugu 6 ariko ntibigarukiraho murebe hepfo ndimo ndihuta ku murongo wa 29 Aroni azajya yambara ku mutima we amazina y'abana ba Isirayeli ari kuri uwo mwambaro wo ku gituza wo kungurisha inama uko yinjiye ahera abeho urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka ubudasiba urumva uretse no kuwambara ku rutugu noneho bakubitaga andi mazina 12 hano ku mutima bose uko batondetse noneho Aroni yagaragara imbere y'Imana yambaye umwambaro we Imana ikabona atwaye imitwaro y'ubwoko bwe ariko aranabakunda batwaye ku mutima haleluya none Imana ikavuga ngo yes uyu ni umutambyi nkuko namushakaga hari abantu baragira abantu batabakunda ariko hano baduha icyitegererezo cyiza kera ariko ziko iremero dusigaye turi abasirimu cyane cyangwa n'abazamu bakoze akazi neza
kera nkiza hano muri 2011 abana bagiye ku modoka yanjye, niba ari umusumari bakoresheje, niba ari ibuye, kandi bagomba kuba bari benshi, bamwe baca ku ruhande rumwe abandi baca ku rundi, bashushanyaho udutima bashyiramo amazina yabo. Hari hariho Joyce, ndabyibuka rwose, hari hariho Janet, hari hariho twari utuntu nka dutandatu. Ndaza mbibonye ure nanga imodoka ishwarambuye, ndabanza ndarakara. Kiza ndavuga rero se ubu ngiye kurakazwa n'abana, reka mere nk'umutambyi wa kera, mvuge ko rwose bano bana bashaka ko nzajya mbatwara ahora mbibuka. None ubwo Imana mva ahubwo uzambwirire n'abandi baze bongereho na yabo. None imodoka yanjye bajye bibaza, iyi modoka ya ba Joyce na ba Janet na ba Jenny na ba Julienne na ba Julie byagenze bite? Hanyuma nibambaza mbabwire aya ni amazina y'abana bo mu rusengero nyobora, mba mbatwaye ku modoka. Ariko umutambyi we yagombaga kubatwara ku mutima, akajya yumva hari ibintu buriya. Uyu mutambyi wa kera nababwiraga ko nakundaga ari amakanza, ariko namaze kumva sansi yayo, noneho numva nyakunze kurushaho. Nuko ayacu badashyiraho amazina. Iba nibura uko banshinze paruwase bajyaga bankorera akantu bakandikaho ngo abagore biremera, hano bagashyiraho abagabo biremera, hano bagashyiraho urubyiruko rw'iremera, hano bagashyiraho abana biremera. Najya nzamura amaboko Imana ikabona mpetse abantu biremera, wenda byagira sansi. Hasi ibi bitambaro bitagira icyanditse uretse umusaraba. Yesu se ko yawikoreye ndawumufasha, washyiraho remera cyangwa agashyiraho n'ahandi. Ariko jya mfite ikintu cyo nkundira iyi ngiyi, nibura handitseho Anglikani, ndavuga ntacyo nzajya ntwara Anglikani ku mutima, ubwo ninsenga Imana izajya ivuga ngo arasengera abanglikani, ariko bari gushyiraho n'ibindi nta kibazo. Umutambyi yagombaga kuba afite ku mutima ubwoko bwe. Amen. Yerejwe Uwiteka, yambaye imyambaro igaragaza kwera kwe, ntiyivanga mu bindi bintu. Yerejwe Uwiteka no mimbere, ariko atwaye ku mutima no ku bitugu imitwaro y'ubwoko bwe. Uwo ni umutambyi wambaye neza. Noneho akinjira hera, agatura ibitambo by'amashimwe, akanatura n'ibitambo byo gutambira ibyaha. Haleluya. Niyo mpamvu reka noneho dusubira hano mu Baheburayo, niho ngiye kwigisha dukana ku musozo. Mu gice cya 4 aratubwira ngo rero twebwe ngo biriya byose by'ibitambo n'abatambyi n'amakanzu n'ibindi ngo byari igishushanyo cy'ibizaba, ngo ariko umubiri wabyo wari ufitwe na Kristo. Haleluya. Kuko Kristo yaraje, ariko warakoze Yesu. Buri mwaka umutambyi yagombaga kwinjira hera cyane rimwe mu mwaka. Ubundi yagarukiraga inyuma y'uwo mwenda ukinze wa hera, agatamba ibitambo byo kwirihirira ibyaha, agatamba ibitambo by'uko bari amahoro, agatamba ibitambo by'uko babyaye. Umuntu wabaga yabyaye yagombaga kuzana isekurume, akazana n'umwana w'ihene, yaba ari umukene akazana intungure ebyiri, yabaga ari umubosi akazana ikimasa. Baturaga uko bangana. Ariko nyambitegereza nkavuga, ariko Mana warakoze kudukiza intama, warakoze kudukiza ihene, warakoze kudukiza inuma. Njye ndeba abantu bangana twari gukura he ihene zo gutamba. Nukuri tuba twarabuze uko tubigenza. Yesu arabireba byose, arabizingazinga, aravuga ngo ibitambo by'ihene, ibitambo by'intama, ibitambo by'inyoni, ibitambo by'inka, ibitambo by'amafu mbizingiye hamwe, ibi byose mbaye igitambo cyanyu. Haleluya. Noneho ngo yinjira hera cyane, ajya kubwira Imana ngo biriya byose nabirangije. Igitambo gisumba ibitambo byose cyatambwe. Buri igituma igitambo cya Yesu cyari cyuzuye nuko cyari igitambo kitagira icyasha. Ubundi igitambo cy'inuma, igitambo cy'ihene, igitambo cy'intama, igitambo cy'inka ntabwo cyashoboraga kugucungura. Kubera iki? Niyo waba ufite ubushyo bw'inka 100 bakakubwira ngo urarwaye ugiye gupfa, ushobora kuzigurisha zose kugira ngo ubeho. Ariko izo nka ntabwo zinganya agaciro n'ubuzima bwawe, kuko wowe uri umuntu ntabwo uri inka. Na Satani agomba kuba yarajya kubwira Imana ko ariko biriya n'ubuhenda abana barazana ibitambo by'ihene, nibo bakoze ibyahihene akaba ariyo yishyura. Uriya muntu usangana n'ihene. Hanyuma bukeye Yesu yatanze igitambo cye, Satani bamwambika agapfukamunwa. Yesu aramubwira ngo bariya bose babayeho n'abariho n'abazabaho
jye nabayeho mbere na mbere, ndiho kandi nzahoraho, so amaraso yanjye abatwikiriye bose, kuko agaciro kanjye karabaruta bose ubateranije, jye ndi Imana yabaremye. Satani aracecekeshwa ngo amaraso ya Yesu acecekesha urubanza rwose. Haleluya. Arangije yinjira iburyo bw'Imana, arabwira ngo amaraso y'igiciro cyinshi yashyizwe imbere yawe, aba bantu noneho baraba ubwoko bwanjye. Kandi reka mbereke, kuko niho nabwiye ntigiye kubereka noneho Yesu nk'umutambyi wuzuye. Yesu amaze kudupfira ngo yarazutse yicara iburyo bw'Imana Data. Ahakora iki? Mu Baroma bakatubwira ngo yicaye iburyo bw'Imana Data adusabira. Abaroma 8 umurongo wa 33 akavuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ngo ni Kristo, kandi ari we wazipfiriye akazizukira, akaba yicaye iburyo bw'Imana azisabira. Kuko umutambyi yinjiraga rimwe, Yesu we yagumyeyo. Umutambyi yarinjiraga agasohoka, ariko Yesu we yagumyeyo yicara iburyo bw'Imana. Bivuga ngo igitambo cya Kristo, amasengesho ya Kristo yahoraho iteka. Niyo mpamvu Satani nakwihererana mu gicuku udafite n'umuntu ushobora kubwira. Ujye uvuga ngo ibyo ari byo byose sindi buhamagara Antoine, buriya telefone yayijimije, ntari bunsengere saa 9 y'ijoro. Reka nibwirire Yesu ko yicaye iburyo bw'Imana arimo kunsabira. Haleluya. Ntuzihebe ufite umutambyi mukuru wicaye iburyo bw'Imana arimo kugusabira. Ntuzacike intege, ntuziyahure ufite umutambyi nk'uwo nguwo. Ko nicyo cyatumye azamuka yicara iburyo bw'Imana. Kandi we ntakeneye kwambara amakanzu, kubera ko buriya ikibazo cy'umutambyi yajyaga hera yambaye amazina ya Isirayeli ku ntugu no ku mutima. Yesu aravuga ngo ya sindi bubashyire ku ikanzu, ngewe ndabashyira mu kiganza. Yesaya 49 umurongo wa 15 akavuga ngo ariko byashoboka yuko umubyeyi w'umugore yibagirwa umwana yonsa. Imana ikavuga ngo ye, ngo ashobora kumwibagirwa, ndetse ashobora no kumujugunya. Ntibajya bababyara bakabajugunya, bakamujugunya. Ashobora no kumwibagirwa. Uzi buriya genocide yatwigishije ibintu, yatweretse ibintu byinshi. Nako ne kuvuga ngo yatwigishije. Muri Orofore twari dufite ihuye, icyo gihe twaga Butare, harimo umwana mutoya w'imyaka ngero icyo gihe afite imyaka 8. Bateye igikompora kimufata ukuguru, arakomereka cyane. Ababyeyi barabanza baramugenda, nabageze aho ngaho baravuga ngo uyu nguyu ntagiye gutuma natwe dufatwa n'amasasu bamutaho. Turamutoragura, nako yatoraguye n'abasirikare bamuzana muri iyo Orofore twari dufite. Byagoye uwo mwana kumusubizanya n'ababyeyi. Ati igihe nari imerewe nabi mbakeneye mwarantaye, ariko baramutaye kuko yamagara yaterewe hejuru. Buri muntu asamaye. Hari n'igihe umubyeyi arekora y'abana agasamaye. Twigeze gusengera umuntu yari afite abadayimoni, dayimoni iraturushya. Hanyuma igiye kubira amaruga ngo ariko mwataye umwanya, ngo mwebwe mufite ubuhe burenganzira bwo kunyirukana k'uyu mwana namuhawe na se. Kubita mu modoka turamujyana saa 7 y'ijoro tujya kureba se. Aza yisharirije cyane ngo abantu ngo none wiyindaya. Yari umwana w'umukobwa w'imyaka nka 21 22, ngo wandaya we none usigaye uzana n'abafite imodoka n'ibindi. Navuga ngo baramubwira wa mugabo, twebwe ntabwo turi abasambanye ntiturindaye. Wowe uri umubyeyi gito, uyu mwana afite imyaka 4, hari ahantu wagiye uramutanga. Aya madayimoni amubuza amahwemo yatubuje kwikorera ibyo twakoraga, siwe wayimushyirishemo. Ngo nimumbabarire rwose, ngo ntimubivuge, ngo buriya ngo hari igihe amagara atererwa hejuru. Amagara atererwa hejuru ugasama yawe ugatanga y'umwana. Ngo numvaga ntacyo bizamutwara, kandi ubona kandi yarabyubakiye. Hari igihe amagara atererwa hejuru n'umubyeyi agatanga y'umwana we ngo yicungure. Imana ikabaza ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana yibyariye. Muri cya gihe cyo guhunga muri za 90 na cyo gihe hari 92 ngira cyangwa na
ruguru iriya za mu gace k'icyahoze ari Byumba, abantu baduhaga ubwo buhamya nyine mu giterane. Umugore yari yabyamishije umwana ahantu, aragenda akora imirimo ibisasu bitangiye kuvuga, aragenda abaturike abatuyakubita mu mugongo, ntiyamenye ko yabatuye akabwana kari karyamye iruhande rw'umwana, umwana amusiga ku musambi. Baragenda bageze Nyacyonga, abantu barareba baramwita ise mada kuhetsa akabwana, atoya yururukira asanga kubeteruye akabwana k'imbwa, umwana yamusize asubirayo. Cyakora abasirikare bamubereye imfura nyine baramuherekeza ajya gushaka umwana, basanga kinahari. Ariko ibintu bishobora kuza n'umwana ukamuta. Noneho Yesu aravuga ngo ese byashoboka ko umubyeyi yibagirwa umwana yongeje yonsa yabyaye, akavuga ngo ye mbaye impamvu nka zingahe zishobora gutuma umwibagirwa. Aravuga ngo mwebwe sinshobora kubibagirwa kuko ubu ikintu gikomye, iyi kanzu nyibika hano, n'aba bose amakanzu tuyabika hariya, gikomye ndi mu rugo, reka tuvuge wenda ko amazina yanyu yanditse kuri no kanzu, ubwo ntayo natwara kuko yanditse ku ikanzu kandi nayikuyemo. Noneho Yesu yaravuze atoya reka mbyandike mu kiganza kugira ngo hatazagira igikoma nkabibagirwa. Iyo azamuye ibiganza, Imana yibuka yuko yigeze gutambwa ku bwawe nanjye, ngo nabaciye nk'imanzi mu biganza byanjye. Haleluya. Iyo azamuye ikiganza, Imana yibuka yuko ari twebwe twashyizemo izo nkovu. Hahandi undi we amazina bayashyiraga ku mutima, abwira abantu, abwira abasirikare babona ati oya nimubandike mu mutima wanjye muteremo icumu, ninzajya ndeba iyi nkovu yo ku mutima nibuke yuko iri cumu naritewe kubw'abantu nkunda. Haleluya. Buriya rero iyo umaze gusobanukirwa ibyo n'ubwate bose bishoboka bite ko Yesu nguha gazi imbere nibaza binyobeye icyakunkundishije uryo nduwatsinzwe mpinda biranyobera ranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira biranyobeye birantangaje yuko wankunze utyo Yesu wishyize ibyaha byanjye bihinduka nk'ibyawe weho ntacyo wakoze nige bakujijije biranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira biranyobeye birantangaje yuko wankunze utyo Yesu birya byuya by'amaraso ntanga iyo mbyibutse ibyo byabaye ku bwanjye rya joro rigetsemani biranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira biranyobeye birantangaje yuko wankunze utyo Yesu. Amen. Buriya
iyi ndirimbo najyaga nyiririmba nkaboneza koko Yesu bishoboka biti ibintu by'agakiza nabivugaga uko mubona mbivuga neza iyo byankundiye nabivugaga nabi ku buryo washoboraga kuba ukijijwe agakiza ukakareka kuko wumva nta kirimo. Nabwiraga abantu ibintu by'ibinyoma byanyu mubeshya ngo murakizwa hajyimaga n'abarokore ariko umunsi ndakijijwe nagera nicara n'abantu Yesu nkanjye w'umukobanyi wanciye iki ngo mpamagare nurangiza untoranye nurangiza ungira umuvugabutumwa. Uriya hari indirimbo zijya zinkoraho cyane wanciye iki Yesu iki Yesu wanciye iki ujye ubyibaza ariko Imana yaguciye iki akavuga ngo icyo naguciye ngo niko kamere yanjye imeze ngo ugenda kunda gusa. Hari abantu Imana yabwiye Abisirayeli ngo icyatumye mbakunda ngo suko mwari ubwoko bunini kuruta ubundi n'icyatumye mbakunda suko mwari ubwoko bunyumvira kuko muri abantu batagonda ijosi ngo icyatumye mbakunda nuko mbakunda. Simple uko niko Imana yaciri irakunda gusa kuko nikwiri. Yesu akagukunda ariko yarangiza akakubwira atari ko nagukunze bingana bityo wanyegereye nawe ukankunda nkuko nagukunze. Buriya rero jewe gukorera Imana hari ubwo umuntu akorera Imana kubera yuko wenda bimuha inyungu, hari ubwo umuntu akorera Imana wenda kubera ko bimuha agaciro akagaragara imbere y'abantu. Inzira nari kunyuramo byose ibyo nari kubibona iyo njyaho biyamamaza wenda nanjye byashoboraga kumbira wenda nkiyamamaza nanjye ubu nkaba nitwa honorable aho kwitwa reverend byari gukunda. Nyamara byari gukunda kuko igihe babitangiraga nari mfite diplome yashoboraga kunyemerera ko bijyamo ariko Imana yambwira ngo hari ahandi mushaka ntabwo uzitwa honorable uzitwa reverend ariko buryo byombi bivuga kimwe nuko kimwe ari igifaransa ikindi kikaba ikilatini. Imana ikaguhamagara ngewe ikinkoresha si icyo. Najyaga nicara nkatekereza ngo ubu Yesu yanciye iki ngo ncungure ko nari umunyabyaha kimwe n'abandi ko ibintu by'agakiza nanabyangaga nabivugaga nabi nikundiraga idini yanjye y'agaturika. Ibyo bintu by'abaporoso muri aho mubeshya gusa twebwe turabagaturika kandi idini yacu niyo yo mwebwe mwarana protestinze mwavuye ku rutare mujya kuyobagurika gusa. Najyaga mbebo iyo mumbona ndi umunyempaka hanyuma Yesu aramfata ndakizwa nta umbwirije nisomeye Bibiliya nsitara kuri Yesu ndavuga niko watinze kumfata ati gihe niki ndakizwa ndamuvuga. Mwagerageje mukigana namwe mukabigenza mutyo ko yadukunze twese. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye yanyemeye inshuti ye nzavuga hose izina icyo yanyemeye nk'inshuti ye none nanjye nzavuga hose izina rye. Kuko hariya reka nsoze baratubwira ngo dufite umutambyi mukuru ushobora kubabarana natwe. Noneho bakadutera umwete bakatubwira ngo nuko noneho umurongo wa 16 mu gice cya 4 nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya. Dushobora kwegera Imana ukavuga ngo mva Mana nje ukondi just as I am ukondi nikonje n'ibyaha byanjye n'ubuswa bwanjye n'ubujiji bwanjye n'akajagari kanjye ndaje. Kuko Yesu yaradukunze araduhamagara
buriya umusaraba ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana ruhebuje, ariko kurutaho umwami wacu yawuciyeho, azamuka yicara iburyo bw'Imana aho yagiye kudutegurira umutambyi mukuru usumba abandi kandi ushobora kutwumva. Wenda wicayemo hano ufite ibikuremereye, arimo arakubwira ngo bizane. Petero yaranditse aravuga ngo rega mumwikoreza amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Na Yesu ubwo yarabyivugira aravuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura. Kuko icyamujyanye ku musaraba akaba yicaye iburyo bw'Imana Data aradutegereje ngo turuhure. Wenda wicayemo hano uyu munsi wumvise ijwi ry'Imana rikubwira ngo uyu ni umunsi wawe, uzamura ikiganza aho uri dufatanye gusenga Imana dusohoza inyigisho. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo ndozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza amaraso wavuye anyoza. Zamura ikiganza aho uri dusenge Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, umutambyi waduciye nk'imanzi mu biganza byawe, umutambyi wandikishije icumu ku mutima yuko udukunda. Urebe ibiganza bizamutse imbere yawe nibyo abantu bifuza kugendana nawe. Imitwaro yose, ibituremerera byose, ibituvuna byose waratubwiye ngo ibyo mujye mubinzanira, mubimbwire kuko mbakunda, mubimbwire kuko nanyuze mu bisa nabyo, mubimbwire kuko nshobora kubumva, mubimbwire kuko nshobora kubaruhura, mubimbwire kuko nshobora kuborohereza, mubimbwire kuko nshobora kubagira inama. Ndasengera umuntu wese urimo hano wazamuye ikiganza imbere yawe, uzi impamvu yakizamuye. Urambure cya kiganza washyize ku musaraba agateramo imisumari, wishyizeho intimba zacu, wishyizeho imibabaro yacu, wishyizeho ubumuga bwacu, wishyizeho mwami Imana ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Uruhure buri muntu ukurikije ibimuremereye, nurangiza umuha amahoro, nurangiza umuha umugisha, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.